Haleluya. Abariko baradukurikirana turabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uri kwadukurikirana kuri Apostle Ephraim TV. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Uno mwanya mwiza tugiye kubamwo aho turi kumwe n'umuvandimwe ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Apostle Honore. Apostle umeze neza? Meze neza cyane. Izina ryewe mvuze igice. Ni Apostle Honore Cherubim. Cherubim. Ese iryo Cherubim ryaturutse? Cherubim actually akenshi iyo umuntu avuze Cherubim bumva itsinda ry'abamarayika bari mu ijoro, ariko inspiration yaryo nuko nabaye inspired n'ukuntu bakora mu ministry yabo, ukuntu bari courageous, niyo mpamvu nyine byaje gutyo. Okay, mwe muri kudukurikirana ngamvuge ngo turaza kugira ibihe byiza. Uyu mugabo ndamuzi, nako so umugabo no musore. Aracyari umusore, hajya nturi na singora. Batambutse yerekwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira aho dufite topic ivuga ngo ubuntu ni iki. Yego, ndumva ari topic nziza. By the way, nshimira no kuba muvandimwe wanjye mu buryo bw'umwuka yantumiye. Yes. Ni iby'igiciro kandi ni ibyo kwishimira nanone kuba nanone ndi imbere yanyu. Ndabizi ko hari umugambi Imana ifite ku buzima bwanyu iyo yateguye ikintu nk'iki ngiki na topic nziza nka gutya, hari icyo Imana ibishaka kuvugana nawe. Ndabinezera rwose kandi Imana yoheze umugisha. Twongeye kukwakira, twe turishimye kuba tukwakiriye muri studio za Apostle Ephraim TV. Twishimiye kubana nawe. Nanjye amazina nitwa Apostle Niyongabo Ephraim Dukuze. Ayo niyo mazina yanjye. Nkabasengera mu itoro rya Church of God, mfite umubyeyi. Iyo ngeze ku mubyeyi wanjye rero ndahatinda. Apostle nkunda umubyeyi wanjye. Ndabibona vuba. Nkunda umubyeyi wanjye. Umubyeyi wanjye bamwita Dukuze Umuremyi Bosco. Hari no kuntu njya kumbona mujya gusukona. Ako kanenda gakonde noneho ariko numura n'umuntu akambwira. Hari umwana yigeze kumbwira ngo uziko uhumura ngo nka pasteur. Numva ndanafashijwe. Ni ya mavuta atemba ava ku musatsi agiye amanuka. Rero nkunda umubyeyi wanjye by'umwihariko ndamushimira kuko n'umubyeyi uturera neza. Kugira akatuzamura kugira ngo tuvemwe abantu b'abagabo. Twara abasore tutazi kuvugira mu ruhame rw'abantu, tutazi ngo iki kintu cyiza cyangwa n'ikibi, ariko aratwicaza tuba mwicare mwige kakantu gicara wige. Rero ni umwarimu mwiza, ni umubyeyi mwiza, ndamukunda. Haleluya. Tugiye kuganira ku topic ivuga ngo ubuntu ni iki. Ese Apostle wowe bakubajije ngo ubuntu ni iki, wumva iki? Ubundi muri rusange abantu badefinisa ubuntu ku buryo butandukanye, ariko njyewe mfite uburyo bwanjye budacanganye, kubera ko njyewe mu busanzwe ndi umuvugabutumwa kandi ntawe umashaka ko abantu baba challenged. Ariko ku giti cyanjye cyangwa se uko mbyumva, ubundi ubuntu muri makeya ni Kristo. Yes, ni Kristo wuzuye. Yego. None se oya nkine kudefinisa, ukeneye kubwira umuntu ngo ubuntu ni iki, ngo bimusobanurira gute ngo abyumve? Reka wenda tujye deep mu ijambo, mu busobanuro bw'ijambo. Ubuntu butandukanye n'ubusa. Yego. Ubuntu ni nakita nk'ikintu uhawe for free, no cost. Nyine nta kintu uri bukishyure, ariko ufite kucyakira nyine. Right, sinzi niba biri meaningful. Yes, ndiko kumva. Yego. Ubwo nibwo ntekereza ko ari ubuntu. Rero tubizanye no mu ijambo ry'Imana, Yesu nari mvuze ngo narimaze kuvuga ngo ubuntu ni Kristo. Imana yatanze ubuntu budasanzwe bwo kugira ngo bwo kunga umuntu ndetse n'Imana, kunga ubusabane bwo hagati y'umuntu n'Imana, ari we Kristo Yesu. Niwe muhuza,
yatanzwe kubw'ubuntu kugira ngo umwizera wese akizwe, umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo nibwo buntu, nta kiguzi twari gutanga, ntacyo twari kubwishyura, ariko still Imana yari uduhereje. Amen. Icyo rero Imana idusaba nuko twizera icyo kintu. Yes, nibwo buntu. Impamvu nkubajije ngo ubuntu ni iki? Yes. Nuko uyu munsi hano hanze ndetse no muri church hari abantu benshi batemera ubuntu. Urumva? Noneho hakari n'inyigisho zivuga ngo nuko nimukore ibyo mushaka byose. Kristo yaraducunguye, tubaye kubw'ubuntu. Ese wowe iyo uhuye n'umuntu utemera ubuntu wamubwira iki? Ubundi hariho ibintu bibiri mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu buzima bw'umukristo. Nk'ibyo Bibiliya ivuga, harimo isezerano rya kera ryavugaga ku bintu kuri concept ijyanye n'umukozi na sebuja, ariko iri shyashya riza rivuga umwana na se. Yes. Rero muri buri concept ryagenderaga ku bintu bibiri bitandukanye nanone, ari byo buntu cyangwa se imirimo. Nivuga ngo uyu munsi wa none hari abantu batemera ubuntu bw'Imana. Hari abantu batemera ubuntu bw'Imana, ariko tugeze no muri scriptures barabivuga ngo ariko ngo hari ubuntu bwabonetse, ubuntu bw'Imana bwarabonetse. Amen. 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 Nivuga ngo abo bantu batemera ubuntu bw'Imana baba bumva yuko hari ikintu bakora kugira ngo Imana ibatabare, cyangwa se kugira ngo bazabone ubuzima bw'iteka, ubugingo buhoraho. Ariko mu by'ukuri ntacyo bakora, ntacyo bashobora. Njya nkunda kubwira abantu, kuko hari ibintu byinshi tugenda tubona mu idini, yaba bino byo kwiyiriza, byo kwihana ibyaha, nyine baturirana ibyaha bakagira ngo nibyo bishobora kubahesha ijuru, cyangwa se indi mirimo yose bashobora kwita ko bari gukorera Imana. Hari umugabo bita Nikodemo yegereye Yesu, arangije aramubwira ngo nitondeye amategeko, nakoze ibyo gukiranuka byose kuva mu buto bwanjye, byose narabyubahirije. Ariko kugeza uyu munsi wa none nkora iki kugira ngo mbone ubwami bw'Imana? Urumva ko deja n'ubundi amategeko yari yarayirangije, yumva ko nta na rimwe yamennye, yumva ko imirimo nayo ayifite nta kibazo. Ariko stili yaburaga ikintu kimwe, nuko atari yakakira ubuntu bw'Imana. Yumvaga ko anytime hari ibintu agomba gukora kugira ngo abone ubwami bw'Imana. Yes. Petero yaranditse aravuga ngo ntago twakijwe kubw'imirimo, ahubwo twakijwe kubw'ubuntu. Ariko uyu munsi reka mbe ngo bamwe mu bapasiteri bari kwigisha abantu ngo bakore imirimo kugira ngo babone agakiza. Baririmbe mu rusengero ngo babone agakiza, batanga amaturo ngo babone agakiza, sibyo? Batanga icacumi ngo babone agakiza, batanga ibyandi byose batanga mu rusengero kugira ngo babone agakiza. Ese wowe ibyo bintu bivuga hiki? Urakoze cyane. Reka mbivuge muri buno buryo. Njye nababwiye ngo ndi umuvugabutumwa, kandi no excuse, nyine ikintu mvuze kiba ari icyo. Tuvuge wenda nk'urugero, niba utanga amaturo utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ayo ngayo azagukenesha rwose, nta kintu na kimwe bizakuviramo. Uyu munsi niba ugira neza, ufasha abakene, ugakora imirimo myiza muri makeya kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana, ibyo ngibyo urimo uraruhira ubusa. Yes. Ikintu cyonyine kizaguhesha ubwami bw'Imana ni ukwizera Kristo, ni ukwizera ubuntu bw'Imana. Yes. None se nkine ko tugaruka kino kintu, ubuntu buhurira he n'imirimo dukora? Ubuntu actually ubuntu ntabwo wabuhuza n'imirimo. Yes. Yego. Okay. Ubuntu, imirimo, agakiza.
yego. nkeneye ubintandukanyirize. Icya mbere cyo dukizwa ku bw'ubuntu, Yego. icyo ni icya mbere. Mhm. Kandi ubwo buntu iyo tumaze kubona agakiza, imirimo ya Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo bitwereka ko hari imirimo tuzakoreshwa na Kristo nyuma y'uko tumwizeye. Nivuga ngo imirimo iza nyuma y'agakiza, iza nyuma yo kwizera Kristo Yesu. Reka nguhereze urugero. Uyu munsi ushobora gusanga wenda abantu bari kubaka, abafundi bari kubaka, nawe ukajyamo ukubaka, right? Yes. Bafata itafari nawe ukarifata, umucanga nawe ukawufata ukubaka, ariko ntabwo utarandikwa mu gitabo cy'abakozi. Yes. Icyumweru cya mbere uzakora bakwihorere, icya kabiri bazakureka, icya gatatu, ariko ku munsi wo guhembwa ntabwo uzahembanwa n'abakozi, kubera ko utanditse hehe. Mu yandi magambo, mbere y'uko wizera Kristo Yesu, iyo mirimo yawe nta gaciro ifite. Iteshwa agaciro kuko ntabwo ifite ahantu iba recorded. Niko nahuza ubuntu, imirimo n'agakiza. Rero sasa hari ijambo rivuga ngo Abaroma 8 ku murongo wa mbere riravuga ngo nuko noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacigwaho. Ahangaha hene gusobanura rino jambo kuko abenshi ntago bajya batahura rino jambo, sibyo? Sinatinya kubivuga uhereye no muri bamwe b'abapasiteri. Kubera iki? Niba bagikubitira abakristo gukora imirimo ngo babone agakiza, bivuze ngo ntabwo baratahura ibi ngibi. Hari n'abandi bigisha abantu, muzarimbuka mw'abasambanyi mwe, mw'abajura mwe. Nene usobanura rino jambo. Ese niba ijambo nyuma y'Imana ngo abari muri Kristo bose nta teka bazacigwaho. Abo ngabo bavuga ko abantu bagiye kurimbuka, bashingira kuki bavuga ko abantu bagiye kurimbuka? Okay, urakoze cyane. Ntabwo ndi bujye kure, ndakoresha indirimbo abantu benshi bazi, abarokore bakunda gukoresha. Yes. Ari indirimbo ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana ngo mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi. Yes. Kandi yitwa Rukundo. Igitero cya kabiri kikavuga ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso. Yes. Ntanshira urubanza rubi, anyita ukiranuka. Nivuga ngo mu yandi magambo, imbere y'Imana ngo hari umuntu uhari umvugira. N'ijambo ry'Imana rirabivuga. Yego. Yes. Uwo muntu umvugira nta wundi ni Kristo. So then none ninde uzaguciraho urubanza? Urubanza ninde uzaruguciraho? Niba koko iryo jambo warumbwiye bivuga ngo abari muri Kristo Yesu, yes, nta teka bazacirwaho. Yego. None ijambo ry'Imana riravuga ngo mu ijuru ngo dufite umurezi uturega imbere ya Data. Yes. Ngariko ngaraza imbere ya Data aje kuturega. Ngari ngo Kristo ngagahitaza akavuga ngo yego nibyo. Nivuga ngo nk'ibyo ndirimbo bivuze, iravuga ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso. Okay, deja ibyo birego nibyo. Yes, kurundi reka tuvuge kurundi ruhande. Nibyo. Ariko ngo Uwiteka iyo ambonyeho amaraso ngo ntaga ncira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. Nivuga ngo mu yandi magambo, kumbunaho amaraso iyo mboneye muri Kristo Yesu, ntaga mbonaho urubanza, kuko urubanza rwanjye, ibihano nari guhabwa, Kristo yarabitwaye deja. Yes. Nivuga ngo ahita abona nk'umuntu ukiranutse wamaze kwishyura. Reka nguhereze urugero. Hari urabona umuntu aje kukubwira ngo Ephraim, ubwo ndaza kubihuza na bya byo gukora n'ibiki. Ephraim, uzajya ujya hariya muri Onomo mu gitondo, saa sita na nimugoroba, narakwishyuriye ibiryo byose. Yes. Ujye ugenda urya. Hari abantu banga ubuntu bakavuga ati ntago nabyizera, yanyishyurira se? Oya, ntago bishoboka. We noneho akavuga ati ngewe uko nzajya nza kurya ndajya niyishyurira. Akagenda akavunika, akababara, akarya bimugoye, kandi deja
baramwishyuriye, ahubwo ikintu yabuze mu buzima bwe ni ukwizera ko yishyuriwe. Yego, noneho bimeze nka wa muntu dadi wacu yigeze kutubwira atubwira story y'umuntu yari yikoreye igitebo, nkuko wava mu ntari mugiye mu yindi, igitebo kiremereye cyane. Noneho ahura n'umuntu atwaye imodoka amuha lift, noneho we arinjira yicara akomeza kwikorera cya gitebo yikoreye. Baragenda bageze imbere, wundi utwaye ahindukiye abona wundi bari kumwe atwaye yikoreye cya gitebo. Aramaze ko wikoreye cya gitebo wagiteretse hasi ukareka kuremererwa, ndaratereka reka. Arakomeza agenda yikoreye igitebo ce. Nkibaza se wa muntu se bamukijije iki? Uyu munsi hari abakristo bameze gutyo, deja babana na Yesu, baramuvuga baramuzi, ariko ntago atuye muri bo. Ni bya bindi Paulo yavuze ngo mwe muvuga Yesu mwagendanye, aho ngo twe turavuga Yesu yazukiye muri twe. Ni ukuvuga ngo bo bazi yuko bagomba kwikorera ibyabo, kandi deja umuntu ugomba kwikorera ibyabo bari kumwe, aho kugira ngo bamwizere ko ibyo bintu byaba bishoboye, bo bakumva ko nta bushobozi afite. Ntago baraba kwizera. Yesu ahura n'umusamariya, yavuze amagambo akomeye, aramubwira ati iyo uza kumenya umuntu ugusabye amazi, iyo uza kumumenya, deja nuvuga ngo umusamariya yari asanzwe azi Yesu. Bari basanzwe bahurira ahantu mu masinagogi, arimo arabwiriza, arimo aragira gute, ariko aza gusanga yuko uwo mugore ntabwo amuzi. Actually ntago azi icyamuzanye, ntago azi imbaraga afite. Urumva, abantu benshi rero iyo babibona gutyo akavuga ati aha ntago ibintu mbyemera, simbyize, kubera kwizera gukeya. Urumva, abantu bamenyere ko bagomba kwizera ikintu babonye. Niba ubwiye umuntu ati indwara yawe irakize, abashaka ube umuscientiste, uzana ibimenyetso, proofs. Yego yakize, yagiye kwa muganga, agira gute, barashaka facts. None ntago bumva ukuntu Yesu, kwizera Yesu ko yabakuraho ibyaha ntibamubonye, nicyo kibazo gihari. Aposto, ndababazwa cyane ibonye witwa ngo ni pasiteri, witwa ngo ni umuvugabutumwa, ariko arigisha ukabona yataye umwanya, ariko bigisha abantu ibyaha. Je mbyita guta umwanya. By the way, hari abakristo, hari imihamagaro bagiye bagoreka, bayivangira cyane. Nk'urugero nk'umuvugabutumwa, ubundi umuvugabutumwa uyu munsi uzasanga barimo barigisha Imana iguhaye visa, Imana ntayitakura umuntu, Imana izakugirira neza, izakuzahura, ugategereza ko bavuga Kristo ugaheba. Ubundi umuvugabutumwa message yiwe ni imwe, ni Yesu Kristo, akira Yesu Kristo aguhindura n'ibyo ngibyo. Iyo niyo message y'umuvugabutumwa. Ariko uri gusanga umuvugabutumwa uyu munsi ari gukora muri ofisi ya gihanuzi, uri gusanga umuvugabutumwa uyu munsi ari gukora muri ofisi ya apostle, kandi ni ibintu bitandukanye. Umuhanuzi washobora kuva mu gitondo akagera nimugoroba arimo arahanura nasengera abantu, sibyo? Nuvuga ngo ni imihamagaro ibiri itandukanye. Apostle, tukiri kuvuga ku buntu, abantu benshi bakeneye kumenya ubuntu cyarico. Yes. Kuko abenshi birengagije ubuntu twahawe, birengagije ubuntu twagiriwe, abenshi birengagije Kristo. Je nizera ko umuntu uhakana ubuntu aba ahakanye Kristo. Buri kora dukurikirana, naga nkubwire ngo wakijijwe kubwo buntu, ntago wakijijwe kubwo imirimo wakoze. Niba utekereza neza ko iyo mirimo wakoze ariyo yagukijije, waribeshe cyane. Hari akantu nabonye kajya kumera nk'agasekeje umukuntu, ariko gafite meaning. Baravuze ngo n'umuntu wanditse aravuga ngo niba upinga abakozi b'Imana uzibatize ngo uzagerageze wibatize, ngo mu ijuru babifata nko kwiyahura. Yego. Mu yandi magambo, ntabwo guhakana ubuntu ni nko kuvuga ati ubwo buntu bwawe ntabwo bwankiza, ngewe hari ibindi bwikorere. Ni nko kwibatiza muri make.
ni nko hari scripture ntibuka neza hano yanditse ariko iravuga ngo bariyimbire cyangwa baricukurire nyine ngo baricukurire umwobo kuko bakurikiye baricukurire umwobo ego umwobo kuko bakurikiye inzira ya Kayini. Deja hari inzira ebyiri, hari inzira ya Kayini n'iya Abeli. Abeli ajya gutamba igitambo yafashe umwana w'intama atigeze agira uruhare mu kurera, umwana w'intama w'umuziranenge, sibyo? Aramutamba, Imana iramwishimira. Ariko umva ibintu Kayini byamubayeho. Kayini we yari yarafashe inzira yo kujya guhinga, yego, aragenda atoranyamo ibintu yahinze, ibintu yaruhiye byavuye mu cyuya cyiwe, arangije ajya kubitura Imana. Ibyo ngibyo deja kubera ko byari imirimo ye, nuvuga ngo byari byanditseho umubabaro we. Yuhiye yagize gute, aravuga ati this is my things, ibi ni ibintu naruhiye byavuye mu ntuze mu mvune zanjye. Ariko Abeli we nta kintu yari afite kuvuga, kuko uyo ntama yasobanuraga ubuntu. Nuvuga ngo yayitoye ku musozi, nuvuga ngo intama yo yivukiye arayifata, nta rundi ruhare, nta kindi kintu yahinduyeho. Ni izo nzira yo zitandukanye. Hari n'abantu rero baba bashaka kugira ngo bishakire ikintu bagomba guha Imana, bishakire ikintu cyabo bagomba gukora kugira ngo Imana ibakize. Ariko ntacyo, ikintu cyonyine cyagukiza nk'uko ijambo ry'Imana bivuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu, nicyo ngicyo niyo gikiza umuntu, nta kindi. Wowe uri kurankurikirana, nari ngufitiye message uyu mugoroba, nari ngufitiye message uyu munsi cyangwa muri kino gitondo bitewe n'aho uherereye. Iyo bavuze ubuntu bavuze Kristo. Kristo niwe mwagazi w'intama ukuraho icyaha. Ijambo ry'Imana rimbwira gute, iyo Imana indebera muri Kristo ikambaraho gukiranuka kose kubonekera kuri muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, je nta gukiranuka kwande mfite, nta kintu na kimwe nakora ngo mbashe kubona gukiranuka, ahubwo kwizera Kristo. Ibyo ngibyo bingira umukiranutsi. Mwene data nakubwiye ngo je uyu munsi ndi umukiranutsi kuko nizeye Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rimbwira ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacigwaho. Niba uri muri Kristo, nari ngufitiye message kuvuga ngo nta teka uzacigwaho kuko uri muri Kristo, kuko mu byatumye Kristo apfa yari impamvu yawe kugira ngo utazarimbuka. Niba uri kurankurikirana utarakizwa, nakugira inama imwe yonyene, nuko wakizera Kristo ugakizwa kugira ngo utazabarizwa muri uwo mubare wazarimbuka, ahubwo ubarizwe mu mubare w'abana b'Imana. Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo hanyuma ya buno butumwa undi wese uzaza buvuguruza, yaba marayika yaba nanjye ubwanjye, ntimuzabyemera. Si no kubuvuguruza gusa, yavuze ngo uzaza akarenzaho, uwo ntimuzamwemere. Uyu munsi hari abantu ujya kumva akititiza cyane, ndi mu mwuka, akakwita umunyabyaha. None nkibaza, uwo mwuka utazi icyo Kristo yakoze ku musaraba, uwo ni mwuka ki? Ni uw'Imana cyangwa? Ushaka kubyibaza. Uwo mwuka ukubwiye ko ndi umunyabyaha, utazi icyo nizera, utazi icyo Kristo yakoze ku musaraba, uwo mwuka ni uwahe? Apostle, uyu munsi ndababazwa n'abiyita abahanuzi. Kajaho agafrapa abantu neza, akabafata akabacurika ko akabacurura. Noneho abantu kubera gutahura guke ku ijambo ry'Imana, kutamenya abari bo muri Kristo Yesu, n'ibibazo akabyemera, akabanza agafata umuntu ngo agiye kumuhanurira, akabanza akamutera ubwoba. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka w'ubwoba ntabwo ari umwuka uva ku Mana. Ugiye kurimbuka, urapfuye, ntaco urico, ugaragara nk'umutindi, bimeze uku nuku. Ninde ukubwije ko ndi umutindi? Ninde akubwira ko ntaco ndico jewe? Uzi ijambo ry'Imana icyo rimvugaho? Mwene data uri kurankurikirana, uzi ijambo ry'Imana icyo rikuvugaho? Wowe uri umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ngo ariko mwebweho muri ubwo ko bwatoranijwe kuba abami n'abatambyi
haleluya. Reka nkubwire, niba ijambo ry'Imana rinyitwa umwana wa data, wowe wongira umutindi nkande. Umwana mu rugo afite access ku kintu cyose kiri mu rugo rwiwe, mu rugo kwa papa. Uri kumva? Wowe uza kumva ko ngiye kurimbuka nkande, ukumva bangwe ngo ndabona umuka w'urupfu, ngo mu cyumweru gitaha ngitakize nizi ngo ari buzapfe. Uzi ikintu nkunda kubwira abantu, ndabwira abantu ngo nuhura n'umuntu ikaraguhanurira akakubwira ngo ndabona upfuye, uzamubwira ngo so na nyoko bazabanze bapfe nanjye nzakurikira. Wowe umbwira ngo mpfe nkande, azaguhanura ugiye gupfa nkande. Muri Kristo hari ubuzima, ibiva mu Mana. Twebwe akanwa kacu, akanwa k'abakozi b'Imana kavuga ubuzima gusa, ntabwo kavuga iby'urupfu. Ahubwo tuza ahandi hari urupfu tukashira tukarema hakabaho ubuzima. Urumva? Ariko abenshi uyu munsi bari gukoresha urupfu nk'iturufu kugira ngo babashe gutera ubwoba abantu, ngo wamureva ngo yo none emotion nyene zimufate abashe kukumva. Apostle, ubundi hariho ibintu bibiri. Yes. Nk'uko hariho ijambo ry'Imana na devil yagerageje gukora ijambo rye. Yes. Ijambo rya devil ni irihe? Every negative words, amagambo yose ari negative. Yes. Ni amagambo ya Satani. Yes. Umva uko nubikora. Imana nibize kavango niwizera umwana wanjye urabona ubugingo buhoraho. Devil iyaje we akwereka urupfu. Devil akagaruka akakubwira ngo uri hasi, ariko ijambo ry'Imana rikaza akakubwira ngo uri umutwe, ntabwo uri umurizo. Sibyo? Ijambo ry'Imana rikaza kikakubwira ngo uri umunyambaraga. Niko Imana yabwiye Gideon. Yes. Ariko Devil akaza akakubwira ati nawe irebe, urumva koko urebye neza shishoza, urabona uri umunyembaraga. Ni nabyo bintu, ni nayo temptation Satani yakoresheje kuri Adamu na Eva. Aravuga ngo nimugira deja, nuvuga ngo hariho ubwenge bubiri. Devil yashatse kuzana ubwenge bwe kugira ngo abushyire muri Adamu na Eva. Arangije arababwira ngo niko ko Imana yarababwiye ngo nimurya ku ibintu bizagenda gutya. Ariko yarababeshye. Ahita bereka indi dimension. Iyo dimension iri negative. Nuvuga ngo ntago yagombaga kuri, nuvuga ngo icyo giti. Reka nze gutya. Come on. Muri Eden harimo ibiti bibiri. Harimo igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyesha icyaha. Ikibi ni icyiza. Yes. Devil arangije araza abwira Adamu na Eva ngo nimurye ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Amen. 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 Aho kugira ngo barye ku giti cy'ubugingo. Icyo giti cy'ubugingo cyari Kristo. Yes. Iyo baza kurya ku giti cy'ubugingo bari kubaho byiteka, nta hantu bari guhurira n'urupfu. Ariko Devil ahita abadroninga abatwara muri dimension iri negative. N'uyu munsi niko bimeze. Iyo Imana ikubwiye ngo uri umwami n'umutambyi, Devil araza akakubwira ngo uri umukene n'umutindi. Ariko Imana ikongera akakubwira ngo uri umwana nkunda cyane. Ariko Devil akaza akakubwira ngo niba Imana igukunda kubera icyo ubayeho gutyo, kandi koko wabireba ukabona nibyo. Nivuga ngo assignment dufite uyu munsi niyo kureba twavuga ngo nayahe magambo tugomba gukurikira. Umuririmbyi yaravuze ngo ni wowe wenyine ufite amagambo y'ubuzima, ufite amagambo meza. Ayo ngayo niyo abasha gukiza. Nivuga ngo ijambo ry'Imana niryo ribasha gukiza umuntu. My goodness. Amen. Hallelujah. Uri kurankurikirana naga nkubwire ngo uri umwana w'Imana, uri umuntu udasanzwe. Ijwi rikwereka ko ntacu urico, kuri umutindi, kuri uwo muri wa muryango w'iwanyu, kiwanyu nta wavuye, nta wabayemo umugabo, nta wiguriye imodoka, ntawe n'uwiguriye igare. Navuga ngo uwo iryo jwi ni rya Satani. N'umuntu wese uzaza kubwira ukoresheje ayo magambo yo guca intege, yo gukwereka ko ntacu urico, uzamubwira ngo uwo mwuka ukuvugishije ntago ari umwuka w'Imana, ni umwuka wa Satani. Apostle, hari akantu abonye mu byumba, sinzi ne abantu badukurikiranye barabizi.
abantu musengera mu byumba muranyumvise. Amen. 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 Ukajya kubona ukabona umuntu ari kujya mu cyumba, ukabona agenda yikandagiye ngo ntabwo nkwiye kwegera imbere y'Imana, kwegera ihema ry'Imana, ngo ndumva ngo ndi umunyabyaha, ngo ndanduye, ngo mfite ngo ururimi rumeze nabi, ngo nyine si binkwiriye kuba no kuvuga Imana ntibinkwiriye. Oh my goodness. Reka nkubwire abantu badukurikiye, ndakwiriye kuko Imana inyita umwana wayo. Imana inyita umwana wayo, yaramfiringura amaraso y'igiciro. Niyo mpamvu nkwiriye, si ngomba kugenda mfite isoni n'ikimwaro. Oya, ngomba gukandagira. Hari akantu kadasanzwe Apostle, hari akantu kadasanzwe. Come on. Iyo nushaka kureba devil, nushaka kureba Satani, uzarebe munsi y'ikirenge cyawe, nibwo uzabona imbaraga zawe. Sinzi niba munyumvishe. Nushaka kureba Satani, uzarebe munsi y'ibirenge byawe, niho Imana yamushyize. Uri kumva ko kuzamurwa hejuru twashyizwe ko? Twashyizwe hejuru. Nta nubwo wadukompara na Satani. Satani ari anda. Nta nubwo agera ku mukandara wanjye. Oya, ntabwo agera ku matwi, ntabwo agera mu gatuza. Oya, ari anda. Nuvuga ngo urukweto nambaye nta nubwo namugeranya narwo, ari munsi yarwo. Niho ngomba kumushakira. Kugira ngo mbone devo, ngomba kuzamura urukweto rwanjye nkarebamo. Urabona deja, urabona hari ukuntu bafata shikarete ukayicira ukayijugunya. Iyo ikandagira ukuntu stickinga muntu uze mu rukweto, uriya ni devo. Challenge. Iriya niyo devo. Amen. No mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ngo rimeze nk'urusaku mu matwi y'Imana. Bivuze ngo uwo nguwo asenga avuga ngo ngo sinkwiye, hanabita ingurube, ngo nivuyanga mu byaha nk'ingurube. Uri kubyumva? Mu yandi magambo ntago biri ngombwa ko asenga, kuko iryo sengesho Imana ntago yaryumva. Ni urusaku uri kubangamira Imana aho yicaye. Wowe wita umunyabyaha, nayo nkubwire ngo shaka urekere gusenga, kuko nubwo wararusenga bukira bugaca, ntabwo Imana yakumva. Niyo mpamvu nabwira ngo ndi umukiranutsi kuko nizeye Kristo. None reka wumve ko ijambo ry'Imana rivuga. Ngarutse kuri aho ngaho uri gusobanura Satani uwo ari we. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abamarayika yabagize imiyaga, ngo ariko umwana ngo twebwe ngo yatugize ngo imbeya zaka umuriro. Can you imagine ko turusha agaciro abamarayika, kandi bo bahora imbere y'Imana, bahora imbere ya Data, baramya Data. Uri kubyumva? Ariko jewe iyo havuye Data hakurikira umwana. Bivuze ngo ndi petit frère wa Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo naho isi yakurwaho, ijuru rigakurwaho, ngazakuremera isi y'amasezerano. Uzi impamvu ibyaremwe byose biri munsi y'ikiremwa muntu, biri munsi y'umwana w'Imana, kuko isi yayiremeye umwana, yayiremeye umuntu. Urumva? Nuvuga ngo isi ubona uyirusha agaciro. You are worthy. Ufite agaciro karuta abamarayika, ukagira agaciro karuta ijuru, ukagira agaciro karuta akisi. Niba yaririmbye akavuga ngo isi n'ijuru bivanyweho, Imana yakuremera hawe. Hari ubundi buturo wagira. Bivuze yuko ibyo nta gaciro bifite. Amen. Apostle, katerekere hano. Mwe muri kumurikirana uyu mugabo afite umunwa. Afite amagambo menshi. Rero ndamutse murese akavuga, ntago twasoza. Hallelujah. Hallelujah. Ariko twabwire ubuntu ni ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Ni ikintu cy'agaciro twahawe. Reka nsoreze kuri kano kantu. N'abantu badukurikire, waba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, waba warabivuyemo bya bindi mwita ngo ni ukugwa,
waba warasubiye inyuma, ariko ndagira nkubwiye ngo iyi niyo saha yawe yo kongera kugaruka ku isoko imara inyota. Yes. Buriya umuntu wize filozofi iyo arwaye nta kintu filozofi mumarira. Umuntu ari umufootballer iyo arwaye nta kintu futu imumarira. Iyo umuntu nawe akeneye agakiza, umuntu wenyine ufite urufunguzo rw'agakiza ni Yesu Kristo. Nk'uko iyo urwaye nta kindi kintu wakora, uba ukeneye umuganga. Yes. Ugomba kuza akakuvura akagira gute. Rero n'umuntu wese ukeneye agakiza nta handi hantu wagakura atari kuri Kristo. Ntago ari ku bahanuzi, si ku baprofete, si ku bapasteri, si ku bavugabutumwa. Oya, Kristo wenyine, Kristo wenyine, Kristo wenyine. Uyu munsi niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, please iyi saha niyo gucike. Gukizwa n'uyu munsi, ejo ntago haze, ejo sahawe. Ahari ejo byaba byagenze ukundi, ariko ndagira nkubwiye ngo witinda, Kristo aragushaka. Amen. Apostle, urakoze cyane. Twishimiye kubana nawe muri studio za Apostle. Urakoze cyane. Ephraim TV. Imana wabugisha. N'ubutaha tuzagutumira. Amen. Ndifuza ko ubutaha tuzaganira kuri Kristo. Ese umuntu wakiriye Kristo ameze ate? Utaramwakiriye ameze ate? Kuko uyu munsi abenshi bibwira ko bakijijwe kandi ntabwo bakijijwe. Kuko umuntu uhakana ubuntu ntabwo yakijijwe. Kuko nimvuga ubuntu numva Kristo. Rero niba ntemera ubuntu ntabwo nemera Kristo. Turabashimira mwebwe muri kudukurikirana kuri Apostle Ephraim TV. Turabashimira cyane kubw'inkunga yanyu mukomeza kudukurikirana. Twabasaba gusharinga link cyangwa gusharinga kino cigisho, kino kiganiro, kugira ngo ubuzima bwa benshi buhinduke. Niba utarakora subscribe wayikora. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, muri abantu badasanzwe. Apostle, reka ufate umwanya muto usengere buri abantu ariko badukurikirana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turasengera abantu bose bari kudukurikirana ahantu hagiye hatandukanye. Ndabizi ko Mwuka Wera ugendagenda ahantu hose, ntago ugira umupaka. Kuri social media urakora, mu buzima busanzwe urakora. Hari impamvu, hari desire iri mu mutima w'umuntu uri kudukurikirana uyu munsi. Hari icyamuteye kudusacinga, hari icyamuteye kudukurikirana no kumva amagambo twavugaga kugira uyu mwanya. Ariko icyo nasenga nsaba, ibindi byose nasaba byashira bigashiraho, ariko icyo nasenga nsaba nuko muri kano ka mwanya yakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Data, rero nyemerera Umwuka wawe Wera amwinjiremo, amukoreremo, amuhindure, amugeze aho wifuza ko agera. Data mwiza, imbaraga zawe turabizi yuko zagiye zigera mu bantu batandukanye, bagahindurirwa ubuhamya, bagahindurirwa ubuzima. Uyu munsi wa none reka ukore ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwiwe. Reka ukore ibimenyetso n'ibitangaza muri famiye ye. Reka ukore ibimenyetso n'ibitangaza Data, ahinduke nawe umuhamya wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Apostle, urakoze cyane. Mwe muri kudukurikirana, ushobora kuba ikiganiro cyagufashije, cyangwa ufite inyunganizi, ufite ikibazo runaka, uraza kubona nimero yanjye muri ekara zanyu. Ushobora kunyandikira kugira ngo tube twagufasha, cyangwa ukeneye kuba wagusengera, ushobora kunyandikira. Imana igubaho umugisha mwinshi cyane. Mwarahezagiwe cyane. Apostle, asante.